cyakora wakubwira ukuntu filimi mwirirwa mureba ziba zagoye aba director ntago wabyumva. Iyi filimi yitwa Amarira y'Imfubyi yari iri gushutingwa. Ahangaha bari bagiye gukora scene ya 21 muri episode ya 15, ariko dore uburyo Simeo ariwe director yabivuzemo, noneho Mama Chris na Auntie Clarissa dore uburyo bamwakiriyemo. Scene ya 21 episode ya 15 twari twayitiranyije n'iyakinwe scene ya 19 muri episode ya 14. ubu tugiye kuri episode ya 21 muri scene ya 21 episode ya 15. Action. Mode ntabwo zikatinga nahita mbisi mode amasegonda y'ingona recording bashaka nagere insana dukore twagiye. Niba ubonye akazi gakorerwa muri bino bintu ntugende udakoze subscribe cyangwa se utadufollowinze. Imbuga zacu nka TikTok, Instagram ndetse na Facebook, nyarukirayo udufollowing. Nyamuneka niba wakunze iyi filimi ubona ari nziza, bayita Amarira y'Imfubyi, inyura kuri Mahoro Films ku muyoboro wa YouTube, kandi igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi kuko iyo filimi irimo ubutumwa. Action.